Hello everyone. Welcome back to Life with Keza. I hope yuko mumeze neza mwese aho muherereye. So ntabatsindiye ngarutse kubamenyesha cyangwa se kubaha more details about amatora ya Mahoro Peace Association yabaye ejo ku cyumweru. Nakoze video nijoro Sunday night mbabwira nyine an overview ukuntu byagenze hano muri Arizona n'ahandi twabashije kumenya, ariko uyu munsi nabazaniye umutumirwa ushobora kuduheza bigger picture ukuntu ibintu bimeze, ukuntu ibintu byifashe nonaha, kuko bisa nkaho abantu bari mu rujijo batazi exactly ibiri kuba, ariko nawe ntabwo afite information zose zihagije, ariko ibyo azi bishobora kudufasha kandi bishobora kuduheza ubumenyi y'ibintu biri kuba nonaha n'aho bigeze, nimba hari abakandidate batowe, ibyo byose araza kubitugezaho. Ntabatsindiye reka muheze akanya yivuge hanyuma turakomerezaho. Ngahe karibu. Thank you. The Life with Keza. Nitwa Bitama Gentil. Ntuye hano muri state ya Maine. Niba ntuye ni naho nkorera. Utagira ngo ibyo birahagije niba atari ikindi. Oya birahagije. Urakaze neza Bitama kuri Life with Keza. Kandi wakoze cyane kumpa umwanya wawe kugira ngo tuganireho gato. So tutabatindiye cyane, nashaka kukubaza ukuntu ibintu byifashe nonaha, n'ukuntu amatora yagenze aho ngaho utuye muri Maine n'ahandi ushobora kumenya, nimba waduhezaho a picture y'ukuntu byagenze waba ukoze. Urakoze cyane. Hano ntuye amatora, navuga ko kuri site hari hameze neza. Nta kajagari kenshi kabaye. Ariko gusa bon amatora twebwe kenshi rubanda rugufi tureba ibyabaye at the moment, ariko mukuru amatora it's a big ni igikorwa kinini kiba gifite ibintu byinshi bigomba kubanziriza kugira ngo wenda aho dutorera abashe kubituza, abashe kuba umutekano, ndetse no kugira ngo n'abaturage bayizere bumve ko bagomba kuja gutora. Rero ibyo ni ibintu byinshi nyine bigenda bibanziriza amatora, ariko sofa ku munsi wabaye w'ejo hariho ituza aho njyewe narindi natoreye, abantu bariko baza bagatora bakagenda, biza kugenda neza mu by'ukuri mu mutuzo na transparence. Okay, urakoze cyane. None se watubwira nimba ubizi abantu batowe, abo ushobora kuzi n'imyanya yabo, cyangwa nawe nimba utabizi, kubera ubu ngubu ni nkaho twese turi mu rujijo tutaramenya exactly, ntibaraduha official announcement itubwira uwatowe nyine n'ukuntu byagenze. Waba ubizi, nimba waduhezaho amakuru byaba byiza cyane. Mu rwego warushaho mu rwego rwa igihugu cyose cyangwa kuri state aho njye narindi gusa wenda mu clarification. Ndumva waduheza abantu bose waba uzi kugira ngo tumenye nyine ukuntu bihagaze. Urakoze cyane. Ku rwego rw'igihugu executive, kuri president ari hatambutse Douglas Kabunda, vice yari Clement Bagaza, hanyuma secrétaire yari Fidel Mugisha, hakazaho Janama Michael Mfitumukiza na Solange na Rugen Muke. Abo ngabo of course hariho n'umubitsi iwacu, iwe ni kandida unique yari wenyine. So far abo niyo batangaje abantu batsinze, ariko biracari iby'agateganyo, ni ukuvuga ko ni ibintu baba publishinze based y'ibyo babonye, ariko biba bikiri under review, gucekinga niba nta amakosa yoba yarabayemo se, niba ari abantu bato baratanze
ama result ari exact cyangwa mm, reflectinga ubushake bw'abaturage. mm, Ibyo byose rero iyo bamaze kubyigaho bakagenzura, mm, baza bagapublishinga the final result, iyo wenda dutegereza wenda muri couple days. mm. Ni nk'uko wenda niko bihagaze at the moment. Urakoze cyane. None se mu mwanya haba habaye nk'amakosa cyangwa se habaye ikibazo, ni gute babigenza muri iyo state? Basaba yuko bongera kandi bagatora, cyangwa biza kugenda gute nimba waba ubizi? Sintekereza ko bongera gutora, Mm, ariko ahubwo bakosora amakosa aba yabaye. mm, Mu by'ukuri iyo tuvuze amakosa wenda ntabwo ari ukuvuga ngo ni imvururu zindi zaba yaze, ahubwo ni amakosa mu mibare, eda bakawuntinze nabi, mm, wenda amabulletin de vote, ni nko mu buryo bwo gusubiramo amabulletin de vote kugira ngo abantu babashe kugira amajwi nyine akwiriye, mm. reflectinga nyine uko abaturage batoye, ariko ntabwo basubira mu matora. Okay, urakoze cyane. None se waba uzi umunsi bazaduha official announcement, batubwira uwatambutse officially, kugira ngo nyine abantu babyitege? Bon, selon na kalendari twari dufite, twari kuba twarabimenye uyu munsi, Mm, ariko mu bigaragara ni uko harimo amakontansiyo, sorry, bihangana nkoresha indimi nyinshi rimwe na rimwe. nta kibazo. Ah, bigaragara ko harimo ibyo navuga ngo ni amayereri, Mm, hakabamo n'amadileyi mm, y'amasiteti, cyangwa se amasirizi amwe n'amwe mm, yayo ku gihe. mm, Ayo ngayo rero ari mu yatumye wenda no gukompayiringa amanota yose icyarimwe bitarabashe gushoboka. mm, Ah, ariko hakaba n'ahandi, bon, ni ibivugwa, ntabwo ari ibintu kugira ngo mbifitiye gihamya byose ijana ku ijana, ariko amakuru amwe n'amwe umuntu aba ayafite mu buryo wenda atari ngombwa kubisharinga. mm, Hari amasiteti amwe wenda avuga ko ba exagere mu majwi, donc cyangwa se habaye amajwi atari reflectinga ibyo abaturage bari bashaka, so ayo ngayo rero basaba kuyasubiramo. Rero nibayasubiramo urumva of course ara impactinga bamwe mm, positively, abandi negatively, mm, kandi aza ahindura ibyavuye muri ano ma announcement baba bakoze, mm, akiri preliminary, donc bakazaza kugira announcement nyine zindi ziri final, rero ziri based mm, na n'ubushake bw'abaturage se cyangwa se abamembers ba community. mm. Urakoze cyane. Muri aya matora y'uyu mwaka, nabonye abantu barabaye involved, amakampeni aramamaza cyane, nyine abantu benshi ubona barabyitabiriye. Watubwira mu myaka umaze hano muri Amerika, ni irihe tandukaniro wabonye muri aya matora atandukanye n'ayandi yabaye mbere? Urakoze cyane. Mm, Mu by'ukuri amatora yose ugiye kugenzura, mm, ntaza buri akantu k'umwihariko se cyangwa se nk'akantu wenda gatuma abantu bakwestioninga, mm, bavuga ati se eske bizagenda neza, umuyobozi dushaka niwe wenda uzatambuka se, cyangwa se uwo tuzatora arashoboye, mm, ese aho tugiye gutorera abantu bazatanga amajwi nyayo se, ni utuntu nk'utwo, ni impungenge ziba ziri mu bantu mu mm, by'ukuri. Kandi ziba ziri fonde buriya, iyo ufite umuntu usapotinga, uba ugomba kumva ko agomba gutambuka uko mm, byagenda kose, ubwo ni uko wamubonyemo ubwo bushobozi. Rero ibyo ngibyo biza bituma abantu akenshi habaho ama speculations, abantu bakagira, ariko kandi abafite n'impamvu, mm, buriya nta nkuru, nta gihuha kiba kidafite aho kivuye. So ariko so far uno mwaka tugereranyije wenda n'umwaka n'amatora yabanjirije, mm, navuga ko ubu ngubu harimo akavuyo. mm, Twari dusa nk'abantu bari ku murongo mwiza. mm, Imyaka ishize abantu bafite icyizere kinini mu buyobozi, ariko
uno mwaka birasa nkaho ico cizere wenda cabaye tarnished. Abantu basa nk'abafite ama méfiance ku bizava mu matora. Niko ninkayo analyse njyewe nakoze. Kandi nyine kuko hari ibigenda bigaragara umuntu agenda abona hirya no hino ukumva ntabwo abantu bashize amakenga amaresultat mu matora. urakoze cyane. Ikindi nakubaza personally ku giti cyawe niki wabona abantu bakora kugira ngo future y'amatora tuzakora hano ya Amahoro Peace Association cyangwa ahandi hose hariho abanyamurenge, niki bakosora kugira ngo amatora azagende neza, nyine utwo tuntu n'utundi twagiye tuba tubi bazadukureho. Ku giti cyawe wakumva ari iki bakosora for the future? Urumva amatora kenshi agomba kubamo transparency, kandi transparency itera abaturage kwizera ibiba byavuye amatora. Rero iyo transparency igomba guherekezwa n'ama rules and laws regulating a different levels of administration, say ya community. Aho ngaho navuga wenda séparation des pouvoirs. Iyo mvuze séparation des pouvoirs ni ukuvuga ko cyangwa se des prérogatives, hakabamo gutandukanya board, imikorere se cyangwa ishyirwaho rya board na executive, ku buryo wenda ntange example ntoya. Ni executive ishiraho board muri current situation uko bimeze. Executive bafata aba candidate ba board, hanyuma General Assembly igahitamo abazayobora board. Yarangiza ya board igakoresha amatora ya executive. Urumva harimo akantu ka controversy, like ntabwo bisobanutse. Mwe muraselectinga abantu baziyamurira kuri board, then babandi nabo mwaselectinze akaba ari baza gukoresha amatora y'abazabasimbura. Ibyo bintu ntabwo iyo organization ntabwo bikwiriye. Hari yakwiriye kuba ho separation ya pouvoir hagati cyangwa se y'inshingano, hakaba totally separated, uburyo board ishirwaho ntibube buhuye na executive. Let's say for example bashobora gufata nk'aba state representatives, akaba aribo bashinzwe gushyiraho board kubera ko ibo barayigenzura. Akaba aribo bashinzwe gushyiraho board. Noneho ya board bashizeho ikaba iri independent mu gutoresha executives. Ntabwo ibiri under pressure se cyangwa ifite redevabilité yuko yashyizweho na executive wenda ku buryo ishobora kugendera ku byifuzo byabo. So icyo ni ikintu wenda numva bashobora kuzakosora, kandi cyazafasha wenda kuzagira amatora y'igihe kirambye se no kugira no gukontrola n'ubuyobozi ku mikorere ya executive. Board ikaba ishobora gukontrola badafitemo ka ingerence se cyangwa ka influence. Impamvu mbivuze si uko wenda ari ukubera akavuyo kabaye, ariko hariho udusenario ugenda ubona ukabona ntabwo ari byiza. Niba nk'ejo nijoro uko nategeraga, njyewe narimo ntegera amatora uko yagendaga bari kuyatangaza, perezida uhari ubu nyine yarari ukumvaga ari kuvuga n'abantu ba board ko bari gutangaza. Ibyo ni ibintu bitagomba kubaho. Board igomba kuba independent, donc ntabwo ari akwiriye kuba abirimo, kuko ntabwo biri mu nshingano ziwe, ntabwo ari uri gutoresha. Iwe yagombaga kuvuga ati okay, bagende babe independent batoreshe, uzaza kunsimbura nzakora remise mushyikirize ibyo nagezeho n'ibyo nari mfite kugeraho byacikiye mu nzira. Akaza ari umuntu mushya ukora, ariko ntabe ahagaragara ari involved. Kandi ibyo ntizabaye gusa, ejo hari n'ahandi henshi byagiye bigaragara ko yari involved. N'uburyo board ishirwaho yashizweho ni nkaho mu by'ukuri ni nkaho habayeho gushiraho kunome. Donc baje gutora amatora ugasanga ni abakandida unique,
candidature unique ya board ni ukuvuga ko ni nkaho yabashize kuko nta muntu mu competiting urumva. Wenda example ntoya natanga ni nkakura muri election z'abamama, ko wenda uri umumama wasangaga mufite mama president umwe, sibyo, umuntu uri kwiyamamaza. So, uwo muntu ntabwo ari ku competiting, obviously ni nkaho mwamuhisemo already, sibyo, nubwo haba harimo wenda ama percentage agomba kugeza, ariko muba mwamuhisemo kera ko nta wundi ari kurenga ari kurwana nawe, ntawe bagabana amajwi. So, ni muri ubwo buryo kandi no muri aya matora hari ibindi byagiye bigaragaza muri ubwo buryo bishaka kugaragaza ko haba amakandidature unique, donc kuba umuntu umwe ari we wiyamamaza. So ibyo ni ibintu nyine byagiye bigaragara bitandukanye wenda n'imyaka yindi ishize, aho twabonaga hariho competition hagati y'abakandidate, abantu bagahitamo ukwiriye. Ni nk'utwo tuntu wenda hazabaho gukosora, hakabona strict regulations y'ubwo buryo, wenda bakavuga ko especially nko muri executive, kuko abandi bose bari under executive, yaba ari abamama youth babarizwa bose muri umbrella executive. So bashobora kuvuga ko nta gihe bazakoresha amatora hari just one candidate, kugira ngo habemo transparency, kandi abanyamuryango ntabwo ari politiki turi gukora, ni umuryango, kugira ngo abantu baze bagire ishaka ryo kuyobora kandi baze bayobore babyishimiye, ko nta n'inyungu irimo. So bakabikora as volunteering, ari ubwitange. Ni nk'uko nguko nabisobanura. Urakoze cyane, reka tugushimire ku mwanya waduhaye. Turabizi yuko abantu baba bari busy cyane, ariko wakoze cyane kuza hano kugira ngo uduheze an overview y'ukuntu ibintu byifashe nonaha, kuko nyine hari ama confusion y'uko uwatsinze n'uwatsinzwe, abantu nyine bari babaye confused, batazi ukuntu ibintu bimeze. Ariko urakoze cyane kubishyiraho umuco, nubwo batari announcing officially abafashe ibiti bose, ariko turagushimiye kandi uzongera ugaruke hano kuri Live with Keza. Uzaba ukoze. With pleasure, of course. Ni amatora ashobora no guhinduka, honestly, ni ibyo biri provisoire, ariko ntibivuze yuko after review hari abakandidate bamwe mushobora kubona bavuyemo, hakazamo abandi mutatekereza, abari bagaragaye ko batsinzwe bakaza gutsinda, kuko after the final review arahindagurika amajwi, so akashobora kuza gutsinda umuntu mutari mwabonye mbere, mwari muzi ko yatsinzwe akaza gutsinda. Ibyo ngibyo rwose expect that, niko nakubwira. So utegereze, we expecting bizaba. Rero reka dutegereze ubwo bazaza ku announcing ukuntu ibintu byifashe bamaze kubara amatora yose, kuko babivuze bishobora guhinduka cyangwa ntibihinduka, ariko reka dutegereze ubwo bazabitugezaho. Urakoze cyane Bitama, ugira ijoro ryiza. Murakoze cyane nawe. Yego.